ibintu ni wane niko mwana uyu hano aratwikoha ikintu ngiye nzi ko ari njye mwiza mu badamu ariko aramwitse usikarajyaga numva ari njye mwiza ubundi ahantu hose none siya noneho nese no muzika wose nuwe niko je niko wajeje wakintu namafura shabro yes tuzi ariko n'abakunzi bayirize ariya maniga seko mana bare bakunzi buriya mbahazi iriya nabirenze je mbwatuze naza mama wambaje no use waba udafite sheri we ntabwo narara nafite umukunzi ntabwo bibaho yananyanze ubwo naranshatse barashatse ntabwo bibaho bise nasinzira nabonye mumbwira akajambo utekereza ko mushobora kumara nk'iminsi 2 mutavuganye ntabwo namara amasaha 3 okay kimwe muri kariteze wabonye mukundira nyine bituma byibuza unakomeza no ntabwo njya mvuga undi kuri story y'urukundo story y'urukundo ugomba kuyivuga ahubwo ngiye nshobora no kuzanayikoramo filime ngewe ikintu mukundira yes reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi mbashimira mwese mudukurikira abari mu Rwanda mu bice bitandukanye byarwo ndetse n'umujyi wa Kigali n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye ngende Jado twishime iyi ni Iris TV uyu munsi rero nk'ibisanzwe uko tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye n'abantu batandukanye bitewe n'igisata barimo uyu munsi turi muri sinema ndetse tukaba twasuye Mutoni Asia by the first time ya mbere kuri Iris TV Mutoni turakwakiriye murakoze cyane meze neza cyane ndi kubona na murare cyane ariko ziraza kuza mu kiganiro tugenda tuganira cyakoze harakonje aka kabeho kaba kagize umuntu hot cyane bitewe n'ahantu utuye ariko nimbeho ku manywa igenda imanuka so habona se hari imbeho nyinshi cyane ariko nijoro haba hashyushye harakonja nabwo harakonja cyane umusozi yes amakuru y'iminsi ni meze fresh ndashima Imana nabuze ndeba uyu munsi Gatarina episode iheruka bimeze neza cyane hanyuma rero reka mbanze introducingemo gatoya sibye ko ni izina rizwi ni izina nakakwiye no kuvuga cyane Mutoni Asia abantu batamuzi ubwo n'abantu badukurikiye entertainment cyangwa se badakunda sinema n'abadakunda sinema ariko bankunda umuntu abakundwa n'abakunda ari umuntu agira igikundiro ugasanga so mukundiye n'akazi ke umuntu akakwikundira tu ngo nagararira filime ngenga ariko nzi ngo uko ndi mabuja yaka ibaze ibintu nyine umuntu akaba bikuziho ariko ategera filime ariko wenda akunda ama interview yangiye kubikomozaho n'igihe abantu usanga twagiye tubona n'abartiste benshi bakundwa ku ma interview ugasanga indirimbo na views na super manager nabyo mvuze super manager twaze tumuserereza ejo munsi ishize asohoye indirimbo ifite views nkeya akavuga ati shati ubwo abo nibo banjye nyine kandi interviews zirarebwa byatari kandi ni umugabo uzi kuganira cyane rwose interview nta muntu wayihaga yes ni Asia rero tujye kuganira byinshi bitandukanye yatangiye filime kera ndetse ngira ngo abantu benshi ngena n'ubu iyo nibutse intare y'ingore bitwa Rosine ahubwo dina nubwo merutse no kuyireba nabuze ahantu nyireba sinabifite ira filime yarambabazaga ngira ngo nayo nyiri muri nanjye high school gutyo nari nyitunze mu rugo nakunda kwireba cyane ariko filime nziza cyane nanjye yankoreye amateka niyo yangize nyine Asia uyu munsi yarandeze niyo nari ntangiye nkaho nari bwo ntangira kwinjira muri sinema hagisa 2012 buriya niba nibeshye 2014 sure 2014 nari mvuye ku ishuri nkirangiza neza yitwa Ibara se niyo wakinnye mbere Ibara nayikinnye mbere niga
nayikoze niga muri Siziyani. Okay, nibyo byashoboka. Aha, iyo rero niyo filime yaremye Asia, ndetse kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntago yigize asubira inyuma, izina ryakomeza kuzamuka, which is good. Hanyuma agaragaye muri filime zitandukanye zirimo Gira Amata, Seburikoko, Stimedi, Jibu, Cross Chapter, iyo muri Tanzania ngiyo. Aha, ni nyinshi cyane. Sura zibukundo wowe. Zibuka nyinshi warazibagiwe. Nizo ni nyinshi cyane. Ese ntagiye wageze ugasa nk'uhagarika gukina filime? Nahagaritse ndi kurangiza kaminuza, nabanje guhagarika nk'umwaka umwe kugira ngo focusinge ndangize ishuri, kubera kutiga cyane, kujya mu kazi, muri shooting, mu biki, byatumye ngira amaripiti menshi. No bituma rero kugira ngo focusinge nyarangize, ngomba kuba ndetse bimwe, ubundi iyo ushaka ko hari kimwe kigenda neza hari icyo wigomwa. Umva nigomwe akazi, nigomwe ibindi kugira ngo ndangize ishuri. Nagizeho ndabihagarika umwaka umwe, mara ntakina, ariko si nkiri mu mitima y'abantu bakiri kure zo nabahaye, mba nakoze stoke. Ndangije ishuri noneho nzanye imbaraga, nibwo nese nkora za Jibu nazanye ba Tanzania, nibwo nese nkora amafilme menshi bita nkora na channel yanjye tayari. Mvuga ngo reka nze noneho ndumuri atwikire rimwe nze nkora ibintu noneho. Arabantu uzwi ibintu byahindutse. Ubundi kera abantu bajyaga bavuga ati si umuntu wize kaminuza akagira lisansi, ubu yajya mu by'amafilime nyine, ariko hari kera. Uyu no so wakora iki se? Kunzi ko nta nakazi bamakanyinjiriza ahubwo mugira ngo n'abantu benshi basigaye bafite n'amazina akomeye, amashuri baba barayarangije. Kandi masters yazabaye umugabo. Oya mugabo ubona ari hafi. Kagira inkuru rero. Umugabo na masters ushobora kuzira rimwe, ariko ndashaka masters imbere y'umugabo. Oya nanone ndashaka gutangira ishuri vuba muri no minsi ya vuba. Harya muri bachelor degree wari wakoze iki? Tourism. Nibyo uzakomeza n'ubundi uzahindura? Kera ubundi wakuze wumva uzaba umunyamakuru, ukura nakunda umushaka umunyamakuru, none nongera numva nshaka umuhanzi. Najya nkora n'ikigoma numva numvira iryo jwi wapi n'ibyava, ariko ijwi ryawe ryawe wagikoze ryari? Cyagiye werekeza muri studio mbeba y'inzungu? Icyo gihe ni vuba. Kera ndi umwana ariga deuxième secondaire. Sure, burya kera gize gusohora indirimbo. Uriya Faizo yari manager wanjye twigana. Twiga ku kigo kimwe ari manager wanjye. Faizo akiga muri secondaire nabwo ajya gukora imiziki. Twiga ku kigo kimwe. Faizo yaratangiye gukora video icyo gihe. Njye niga muri deuxième, we yiga nko mu gatanu gutyo. Avuga ati reka muri kigo. Umuntu wankoreye indirimbo yitwa Didier, ukaba na Sony. Gutyo yagiye mu Bubiligi. Jason Dadu. Ni ariko ari ryoshye. Nkajya nyumva nongera nkora indirimbo, nikora tante wanjye irakoze ubukwe. Bampaye amafaranga, baramferese. Waririmbye ku bukwe? Naririmbye mu bukwe, barasara. Ndirimba n'ikigande, yararongora n'umugande. Ariko mbona ntago ari ibyanjye. Umvijwe wa. Nafite ibaze ko Faizo yarambere manager. Ko yabonaga ngo ndi talented yewe. None si yo gihe indirimbo waririmbye isora yibuka izina? Yari y'urukundo se? Narimbaga amaganya. Warimbaga gahinda? Narimbaga ngo sinzipfusha ubusa. Narimbo ni kubona abakobwa bari kwiyandarika cyane, nanjye ndatangira ngo sinzipfusha ubusa. Irasekeje nyine ndirimbo. Sura kibuka lyrics amagambo yibuka ko sinayiririmba. Nkarira. Ako mfite indirimbo nshya ngiye gusohora. Kumva bisekeje kabisa. Unuzipfusha ubusa. Mfite. Ako ndi wayi umuntu yifite zambaye yime. Donc yari na recordings wa CD wavuninye CD. Nanjye oya, nanjye no gukora video. None se nta n'umuntu wayikubikiye donc no kuri Imana ntawe.
uzayisubiremo byo byose nubwo utambwiye lyrics zayo ndi kumva nkurikije izina donc sinzipfusha ubusa ndumva ariko ari indirimbo nziza kabisa message iryoshye ako nibyo n'ubundi sinipfushije ubusa naririmbye ibintu byiza ya so icyo ni kimwe rero mu byo wakuze yifuza kuba byo umuhanzi ariko nturabireka kubera ko ugiye gusohora indirimbo nshya. Indirimbo ngiye gukora niyo muri filime, ni filime yitwa long distance ngiye kwisohora. Noneho nagiye gukora amamizika ajya muri filime nyine. Noneho umuntu nahamagaye ko agomba kuza kuyankorera atinze ndabyiririmbira. Warabyiririmbira numva biraryoshye nsohotse numva birarenze byatara abantu bose akambwira wow ndetse ndi wayikoze nibwo nyine narebye uko nayifatanya nkajya mvaga ama image yo muri filime na Faizo nkorera video wongeramo shooting ibindi bintu byiza mbona nyine ni projet da none uzabusohora indirimbo mbere no ya nubundi ndashaka ni vuba ni muri no minsi ndashaka kubanza nkasohora indirimbo banyitege banorese bave mu nzira ndabona manager Alex muyoboko bwawe twumva akugiza amatsiko mana yanjye ndirimbo nayikumvisha nyuma y'abantu batabyumva none se nayo wayise long distance long distance still irimbye mu kinyarwanda yego usibye ako kantu karimo ka long distance nyine ibindi ni ibinyarwanda nayirimbanye na Karfani wow se filime wundi yo irasohoka ryari ko twakomeje kuyumva nyine urumva nashaka kubanza gusohora iyo ndirimbo filime yararangira hari season yose irangiye ariko nashakaga nyine kujya mba nsora indirimbo nyine kugira ngo yamamaze filime nyine abantu bose mujye kureba iyo filime umva hagiye gushya tu video yawe n'indirimbo byawe byose bigiye hanze abantu baragiye bwiza kuri muri shooting urabona kuntu aba mba nimbuze ikintu nawe kigora shooting iragora oya ni ukuri uzi ko amafaranga akoze indirimbo imwe yakora filime yose oya ni ukuri kw'Imana washaka kumbwira se ko video yagutwaye angahe yasya ibaze ko Faiza banshiremo n'imiyaga noneho ari inshuti yanjye akashaho n'imiyaga ariko ndakubwiza ukuri irahenda nawe setting yayo ibiki birahenze byatara ariko nuko nyine kameme ushaka no gukora indirimbo video iri kuri standard yo hejuru najya gukora ibintu biri bya cheap no bwiza kuri kandi nta nicyo bitwaye yagutwaye amafaranga nagira arangira ibaze ndacyakorwa kukumana kwambe mfite indi shoot uko bya bintu bitoroshye bya bintu birakaze ese ubu bahanze umva narabubashye nabubwesha mwabahanzi mwe rwose ni ukuri nukora indirimbo ya fake burya bayakoze none se mu acting muri iyo ndirimbo nyine koko ndi mu actrice ndio natingaga neza bakavuga ahubwo si kigisanira ntago byakugoye n'ubundi kubera ko n'ubundi uri umunsi imbere ya kamera kuko n'ubundi natinga ahubwo wabonaga ahubwo nsanzwe ndi umusani wa wadukopeje akantu gatoya muri iyo ndirimbo akantu uririmbamo gato niyo kaba umurongo umwe warayibagiwe se abyibuze niyo kaba umurongo umwe ndayizi ariko ntago ndi umuririmbyi rega nanga kapera sinjye ndi umuririmbyi ariko wararirimbye noneho indirimbo yo muri filime nyine yewe muri filime niyo dushaka ntago nese ko ntagiye kuba umuririmbyi uzajya njya no mu makompetisiyo ni ukuri numara gusohora indirimbo ukazajya mu ma interview uzajya ukora kapera reka nyisore basi isohore kabisa nzabanza njye no kwiga ijwi neza ku byo nzajya ndirimba uzakora repetition ngayo nguko rero ariko icyo binsengera amatsiko kabisa iyi filime ishobora kuzaba iri ku rwego rwiza cyane ni filime yakozwemo na long distance nyine n'abantu bo muri Amerika kandi harya sinumvise muvuga ngo muzashyira no kuri Netflix iyo kuri Netflix yagezeyo already yagezeyo performance yayo ukuntu imeze gute yayo performance ari ukuntu bajya sawa njye ntago ako nyine ababibona njye ntago ngira account kuri Netflix ibaze ukuntu nsekeje ibaze no kubona ucuranga kuri YouTube uzi ikintu gisekeje ko ntajya ntago nkunda kura filime cyane ntago mbikunda kandi nubwo uzikina ariko ndakunda nyine mbura umwanya wo kwicara ngo ndebe filime baze ko nshobora kuba
mwoze nka filime zinga ntaricara ngo ndebe uko imeze cyo kora cyetse wenda nk'ibyo ndikwe nk'ibyo mba nakoze na directinze bigasaba kongera kura ko amasena agiye ahuje naho muri editing ngiye ngo nice ngo kuri filime yasohotse ninya no kwireba n'ama interview kwireba biramvuna mba numva mfite isoni ahubwo mukanya ngiye kubaza ni filime ujye ukunda kureba parties ukina ubundi filime ujye ukunda kureba ukunda ni izihe kumwe ujye ubona umwanya uhagije ukora nakundaga intare ngore kwireba narayikundaga cyagiye nimba nafite n'umwanya simbizi naricaga nkayireba nanjye nkarira ukuntu bamfata nkarira kandi ari njye byactinze nagira amata reka nkubwire rero ikintu cyanangaje cyanankoze ku mutima urumva ari ukuntu iriya filime mwayikinnye ufite mukaso wawe ari intare y'ingore noneho mu minsi ishize ngira ngo mu mezi nk'ane ashize wakoranye ikiganiro na Sabe uvuga n'ubundi yo life story angira story ntago nge ubundi abantu benshi bajya muri babuzima bari imfubyi nge nabaye kwa mukadati igihe gitoya like kwa kundi ubayo gusura nk'umukadata wawe mukabana igihe gitoya we kumukunda ugashaka abana barashega nyine bashaka kwigayo ibintu nk'ibyo ariko nta birenga ntabwo mwabanye cyane ubwo urumva icyankoze ku mutima nyine bibonye ubwo nahise mbihuza nkibaza ko ubwo ubuzima bwari Leo kuri wowe none iyo bihuje n'ibyo wakinye muri filime ntabwo bigutera igikomere kuko nta na gito ni ibisanzwe mbonye wabapampe ndetse okay uramuzi uriya mama ndamuzi iyo ni umusitari nta mutamuzi mu Rwanda mama wabapampe so waje ukadusuhuza ubu yaje muri Gatarina ukwiye dusuhuze kabisa wari muri Gatarina agiye gushya none umva n'amaji igushaji za PC ibintu ni wane nikubona uyu hano aratwika kintu Asiya ane ikintu Asiya ntamubaza cyane nzi ko ari nge mwiza burya wakinuwe byumva ikintu namubaza ngiye nzi ko ari nge mwiza mu badamu aramwitse usikarajyaga numva ari nge mwiza ubundi ahantu hose none Asiya noneho nese n'umuzi ko wose nuwe niko niko ibi byose nibyo ugendana wakomana ibibazo by'amatsiko kuko ndabizi ko Asiya ushobora mufanaga muri filime murahwira mukunda n'ubu ngubu kuri kumubona babarira mumubariza ibibazo bibiri byonyine by'amatsiko umufitiye none ibibazo bibiri mufitiye se shaka ibibazo bibiri ifite kuri we shaka kumubaza ubwiza afite yabukuye iki ni ikibazo cyane ubwawe se wabukuye uburi bwiza bwawe wabukuye ubu ngubu nabonyemo impanuka iri impanuka jewe nje nabukuye mu ijuru amena icya kabiri so wajeje wakintu namafura shabro mama papa yes tuzi ariko n'abakunzi ba Iris ariya maniga se ikubona bari abakunzi buriya mbahazi iriya nabirenze je mbwa tuzi naza mama wambaji nuwo wabapampe twabonye urakoze cyane akaba yigereye muri Gatarina wow ubu ngo Gatarina bagiye kubona imiriro mbega hano hagiye yaka harimo mama wabapampe agezemo ni benshi bari gutegura cyane none ubundi abantu ibintu biri gutrendinga nibyo ugendana nabyo ugomba kugendana n'igi so bizi se yakara trendinze ndamuzana baye nzungu ndamuzana ariko wowe na mukecuru ndamuzana none se episode asohokamo ni yakangaye nshyashya no episode kangahe ni igiye gukurikirana uko biterwa no kugenda ubyeditinge episode kuwa ejo direct saza bari ejo kuwa gatanu
ejo azaba arimo, ejo nzasura episode nshaje, sigaye ntanga episode nyinshi, ntabwo kidutera irungu kabisa. numva nimba uzi ikintu cya mbere nakoze nababaze Bana kabisa. nza episode ejo zizasohoka azaba arimo. Alright, byiza cyane kabisa. Mama wabapampe kazahatwikara. Hagiye gushya, hari hamaze iminsi arimo umurundi kazi. Umurundi kazi wagutwaye umugabo. Ariko ubu yaramurekeye. Yaramukurekeye njya mbikurikirana. Ni n'umufana by the way wa Gatarina. N'aka episode kuri uyu munsi nakabonye, ariko uriya mutipe ntabwo harya ni Kamanzi. Ntabwo nari nzi kazivuga ikirundi neza. Hari umurundi ba? Nyine ugomba kuba widebrira mu ndimi zose. Sinanjya bimbwira. Inganutse ikirundi ushobora kukivuga. Ntabwo nakivuga hano, nakivuga ndi gukina. Dukora interview mu kirundi. Oya. Inganda kubaze. Genda gake. Yes, hanyuma rero ase harya ubundi hari filime na ari niyo njya ndeba iriya ya nuza ya uriya muri Papa Sava apana ndiko inshyashya yindi yatangije Bolingo yo mfite nyine yanjye ayo njya ndeba nyine uri kumwe ariya ya Bolingo ndetse na Gatari ne feature njya ngumenye muri filime za akakanya abantu bashobora ku films harimo Bolingo, hariho Gatarina, hagiye kujyaho long distance, bifite security, bifite amafilme menshi yanjye. Yes, noneho muri rusange apana ni wawe gusa. Ubu ngubu uko impamvu filme itari yanjye nkinamo sebikoko gusa. Ni sebikoko gusa. Nayo ndiri kugaragaramo mu minsi. Na yindi ubu ngubu ntabwo ndi gukinira abandi banawe biparitse. Barimo rabajabuka kandi ikindi ni kontra nagize filme maze imyaka 6. Ni kontra ndende utapfa kuba ngo mvuyemo. Nawe uzi business ibyo ntabwo wabikora. Yeah, sure. Kandi filme nziza ntabwo wakwifata ngo umuntu mwatangiranye imyaka ingahe ngo bisubivamo ngo nuko nuko wagafashe byagenze bite no. Ugomba kwicara nyine ukabirangiza kwa amasezerano mpaka arangiye. Izindi zo wapi ubu nta mwanya ufite wo gukora izindi project z'abandi, kuko hari ibintu byinshi ngomba kubanza kuranza gukora. Ruba afite amashoti muve ari kujya mu festival mu festival atandukanye, mfite amadocumentary ndi gukoraho, mfite projet nyinshi ku buryo ubu ntabona umwanya wo gukinira abandi. Rero buriya ni impamvu ngiye kubiheraho twatufata melody tukamwita Munyakazi. Nandi Munyakazi. Ariko sha uri Munyakazi kabisa. Bagore uri Munyakazi. Kuko ngenzi stress bigira mu gushutinga no the police ngiye mu gomita mbyumva uri producer ukenewe ibintu byinshi cyane, uri director, uri umukinnyi. Uzi ukuntu bivuna, sibona se ko bavuye kuri set muri shoot. Turi muri shoot kandi ugomba ndi gukora projet byinshi zitandukanye. Hari abari gushutingira hari abari gushutingira he, byose bisaba ko mu magera. Hari aho mba ndi bukinemo nyine nta kuryama. Chasi. Nakuri ku myaka yawe navuze ya yindi. Ugomba gukora cyane. Akazi kagiye kukwica du. Owe ntabwo kakwica, ugomba no kwiruhukirana cyambere njye. Ndakora cyane nkanaruhuka cyane. Ugafata n'umwanya wo kuruhuka. Mfata vacances nkajya no kuyarya sha. Yego sha tuzafata yariye. Amubona yakangufata yariye. Yakongu wameza ate amakuru mu. Ari gukina neza noneho. Nawe ari kuri set. Wow. Akaragukunda pe. Turakundana. Oya ni umwe mu banakunda ashobora kuba akunda Bwambere kabisa muri no industry. Nuko nanjye mukunda, iyo ukunda umuntu aragukunda. Ubu ngubu rwose nta ari muri conditions zizakina neza nk'ibisanzwe, ariko yakina neza kabisa. Akina neza cyane. Kera nibwo yajyagaza. Oya n'ubu ngubu nyine arigiye iyo umaze kumenya umuntu ntago mushwana, kuko mba nzi ko yasiyanwe akantu bamuretse akaruhuka. Yabo kongera kugarura kabaraga tugakora. Rero kimwe mu bintu nanone numvaga ndi bukubaza uyu munsi. Ejo bundi ngira ngo ni muri week sinsana nabonye comment. Mbona the Ben yateye ivi ya Kapamera ko bazabana ndarabyemera, she said yes. Umuntu aranditse avuga ati shati mu star ariko buriya bagiye gukora igikwe vuba ati dukeneye n'ubwasiya. Avuga ni kuki Asia? Ariko sina comment imwe. No si byiza. Yeah. Yifuza igikwe. Nge ntabwo ndi muri abantu banze igikwe.
igikwe nzagikora kandi ugeze no kuvuga ko mu kanya baciye amarenga igikwe nzagikora kandi nagikunda nshaka kuba umubyeyi rero ntabwo njye nanze igikwe ahubwo igihe kiba kitaragera uyu urebye muri expectation zawe kuko tubitegerezanyije amatsiko abantu benshi tugukunda tugufana donc turifuza kuzabona ukuntu ukeye usa neza uri muri yakanzu y'umweru tubitegereze mu myaka ingahe iri imbere ntabwo ndi cyane ko ndi n'umusilamukazi nshobora no kutambara iy'umweru nkambara pinki ariko nabyo ntacyo ni indowa nshobora no gukora iki nyine mfa kuba nzakora igikwe gusa ariko ni vuba simbizi ariko ntabwo ari kera nta myaka ibiri iri arahari se bazi inde arahari nyine nese wakora igikwe nyine ubuse waba udafite sheri we nta nubwo narara nafite umukunzi iryo joro ntabwo bibaho yananyanze ubwo naranshatse warashatse undi ntabwo bibaho gusa nasinzira nabonye mumbwira akajambo ubwo bwigunge ntabwo wabwishoborera njye ngomba kugira nsinzire ngomba kuba mfite umuntu umbwiye ngo bebe night okay noneho bimwe mu bintu umukundira cyangwa se nka kimwe donc reka nyagukuremo mbabarire nicyo cyanzanye umunsi kandi iminota ntabwo yarangiye ngiye kwigendera tugiye gusoza n'undi mukanya n'ubu tukagusa dufite akazi kenshi n'ubundi ntabwo twakurenganya ko tunagushimira n'iminota waduhaye turayishima nayo ariko katuhaye tuganire kuri kano kantu kuko relationship z'abastari zikunze kugorana cyangwa se bamwe bakanibaza se ubundi buriya yanjye ya mbere ni long distance indirimbo yanjye ni true story yego ni true story ahubwo kuri point unjya bigenda gute gukundana n'umuntu uri muri long distance cyane no kumwizera kandi mukundana ibindi byose birizana hanyuma se asi hari igihe bitewe n'akazi wenda ushobora no gusanga ari nko mu bihugu mudahuza amasaha ugasanga we mu gihe uri mu kazi we ibintu biramanagingo sibyo mushaka uburyo mubimanaginga ku buryo muri buhuze mwiranje mbese akagira ukuntu muvugana gakeye wowe n'akazi wenda ugira dukona wenda abantu babyumvise ugira n'akazi kenshi byo ntabwo biba byoroshye utekereza ko mushobora kumara nk'iminsi ibiri mutavuganye nta nubwo namara amasaha 3 oya narumva uko nshobora kuba namuvugisha nkamwandikira akamesaje urumva ngira keya wenda ikintu nkabije mana yanjye ntabwo ni ukuri umunsi ntabwo washira serious ntabwo nabasha kurya okay yakuyeho fone nkamubura umunsi wose ntabwo nabasha kurya n'akazi kananira ariko ari ukuntu burya iyo umuntu mukundana sometimes uba unakeneye no kumubona hafi nose adahari nyine n'iby'amahirwe no kuba mfite n'akazi kenshi nta mwanya uba wifite nta mwanya mba mfite ahubwo nagize amahirwe bari kure kuko nari akazi kari gupfa nkunda akazi ariko nkakunda n'umukunzi wanjye rero kubimanaginga rero amahirwe mfite nuko aba adahari nyine ku buryo mbasha kubona umwanya uhagije wo gukora aka kazi ariko byibuze nanjye nkamushakira umwanya wo kuganira nawe ubuzima bugakomeza okay kimwe muri karite ze wabonye buri mukundira nyine bituma byibuze unakomeza no ntabwo njya mvuga undi kuri story y'urukundo story y'urukundo ugomba kuyivuga ahubwo ngiye nshobora no kuzanayikoramo filime njyewe ikintu mukundira ukanyubaha kandi arankunda cyane cyangwa umuntu nkunda cyane undi niyo karite ya mbere umuhungu nkunda umuntu ubona ko afite ashame for kugukunda cyane mbona nyine gukunda kwitayeho yatitangiriye na gato nta kindi kirenze n'icyo so ibyo ari byo byose ahari haboneka amata abantu mudukurikiye murumva ko ahari umukunzi ubukwe burahari biterwa n'igihe kitaragira nk'uko wabivuze no kwishingira byanakunda twanishingira ntibikabe tudakenye tukambura amakote tukaguherekeza ubukwe bwawe buzaba bumeze gute iyo ubitekereje ntabwo urabitekereza ariko ibyo byose ushaka kuzaba ari nka stade ku mugani wa Superman niyo mpamvu rero nanjye najya mbitekereza ko mfite abakunzi benshi impande zose ndamutse mbutangaje nkavuga ngo mfite ubukwe bwanjye n'ukwishura menya bwaninjira abantu benshi bo kwinjira niyo mpamvu rero sinzi
danje ubu biretse ibyo bintu kubitekerezaho. Okay, asi reka dusugene tugana ku musozo, ariko ngiye nagira ngo nkwibarize nk'iki kibazo kimwe cya bibiri mu rugendo rwose rwa sinema wanyuzemo, kimwe mu bintu kimwe mu bihe wagize byiza, donc ari ukuntu ukora ikintu ukavuga ati ikintu kibaye successful, kibaye cyiza mu kazi kawe kabisa, yari filime cyari igiki byagenze gute? Nanjye nungutse giti kiterenze ibindi byose, yego inshuti, abavandimwe no kunguka abakunzi benshi cyane kandi baguha courage. Kuba aka kanya ndi Asiya nyine mureba aka kanya ameze neza gutya, nabo bantu nyine izo nshuti nungutse muri sinema ntabwo bari kumenya, bari kunsapotinga. Icyo nicyo gikomeye, kandi inshuti nicyo kintu gikomeye mu buzima. Kuva umenyekaniye ibintu twita abastari, uzwi n'abantu benshi, kimwe mu bintu cyangwa se cyabaye kibi kuri wowe kitagenze neza, cyabaye ntukishimire bitewe wenda nuko cyageze mu bantu cyangwa umuntu yakuvuze nabi, donc nyine iyo ubaye umusitari n'abantu benshi hari igihe bakwiyenzaho, hari ababa bashaka kugusenya, nta kindi kintu bagamije ari umutima mubi, urumva ntibyabura, nk'uko ugira inshuti nyinshi ntabwo wabura n'abanzi. Rero ibyo ngibyo nabyo bimbabaza, ariko kuba ko mfite umutima ukomeye kandi nzi ko n'Imana inshigikira, cyane nubwo bimara umunsi umwe ntarabyibagirwa, nugerageza gukora icyo kintu nawe Imana ihita imwishura bikubye 5. Niyo mpamvu rero njye nta kibazo. Okay. Yes, reka tukurekure tunagushimira umwanya waduhaye, kandi akazi ko karakomeye, ntabwo umwana avuye mu majyepfo yaje gukina. Ntabwo mazi naguhazi ariko ni uko njye nzi Kigali. Okay, wakuriye Kigali, ariko niho uvuka. Iyo umuntu avuze ngo ku ivuko ryanjye hariya Nyamagabe turabashuje. Ariko disi zirance zikunze no kuva ngo n'abantu ugasanga abazi n'ubwenge bagira Imbabazi numva rero bakuye hino turi abanyabwenge, ariko kimwe n'abanyacyangwa ubu n'abantu badanje bamane marite abantu bavuye cyangwa ngo nabo na brag nta gusubira inyuma, ni no return. Abajya banabasereza abantu bavuye hariya ngo muri Kigali ngo nibo bantu ba mbere bahiga ifaranga bya hatari. Asi turagushimiye kandi twifuriza ibyiza no gutera imbere nk'uko bisanzwe. Turagushimiye ko wagize kuri Iris TV. Donc message yanyu. Murakoze cyane, ndabushimiye Iris TV Jodo Karame. Ndagushimiye cyane ko waje. Ikindi ndajya ngo mbwira abakunzi banjye kugomeza kunsapotinga mukurikirana Gatarina, urumva nsigaye nyitanga hafi inshuro enye mu cyumweru, ni filime nyinshi cyane kandi iraryoshye, ndi kongeramo imbaraga nyinshi, urumva ndi kwifokasinga ubu, niyo ndi gufokasingaho cyane ko nabonye ikunzwe n'abantu batari bake, urumva iyo ikintu cyawe ukora gikunzwe ushiramo imbaraga nyinshi. Bisaba gukora subscribe kuri Asia Films, mukomeze munshigikire. Ikindi Asia Safari cyari gukora ushaka agatrip ni ryarise, ndi gutegura trip muri Nyungwe muri no minsi, muzabimenyeshwa. Ikindi abashaka amazu, abantu bashaka kuza muri vacances la December yageze, no kumamagara kujya kuri website yanjye asiasafari.com, no www.asiasafari.com, ukaba watwandikira no kuri Instagram yanjye Mutonashya. Abashaka amamodoka meza ndahari, cyari Munyakazi. Ndi Munyakazi nyine. Yego, hari ikintu ugiye kuzana gike se? Asia yindi shyashya. Hari Asia Film, hari Asia Safari agiye kuzana Asia yindi, noneho muyita ibanga. Icyari ibanga. Ndi kwitunganya. Aho nizaba Asia Music. Oya, ntabwo kandi music ingoma. Mukore subscribe mumbabare rwose mu niba bagire vuba rwose, bagire vuba, ahubwo na link tuyishyireho wayinyuraho nabyo byoroshye. Ushawira Gatarina icyashya suri bwa uploading no munsi kiganiro shyiraho iyo ngi narebye karese yejo. Okay, wewe ko yejo sindayigwitara cyane, so uploading umunsi kabisa utushayira warebye yejo, urumva nsikemba buri munsi. Murakoze na contact ujya utanga z'akazi. Alright, bakwandikira ngo ne bagusanga. Contact y'akazi yanjye ndayibuka nawe nibuka. Ndayibaje icyo uzayimanyandike hasi ndayibaha bagahita
abafana gusa ntabwo bari kubukinga kandi akenshi hari igihe batari njye uri kwita bari sekreteri wanjye ugasanga rero abenshi ni abafana abo utitabye ugasanga byakiriye neza. murakoze cyane ndabakunda. Bye bye.